Mwaramutse bene data, Kristo Yesu nashimwe. Ni mwene so umuvugabutumwa Ernest ugusuhuza. Dushimiye Imana ko twaramutse. Imana ishimwe. Ikiganiro ni umutsima wa buri munsi. Insanganyamatsiko ni impinduka ziba mu muntu ziturutse mu kwakira Yesu no kwakira amavuta y'Umwuka Wera. Yesu atanga ubukire isi idafite, atanga ubuzima, agatanga imibereho yo muri Kristo Yesu, yo kugira amahoro yo mu mutima, yo kubaho uturije Uwiteka. Hari indirimbo nkunda cyane ivuga ngo umutima wanjye turiza Imana yonyine, niho agakiza kawe gaturuka. Ngo Imana niyo yabereye ubwoko bwawe bw'Abisiraheli inkingi y'igicu ku manywa, ibubera inkingi y'umuriro nijoro. Iyi Mana igitubera igihome kirekire kidukingira ku manywa na nijoro ibitero by'umwanzi. Ukuntu ari byiza kwibera mu mababa ya Yesu Kristo, ariko gakiza yaduhereye igorogota ku musaraba. Nuko ibintu byose bije bisanga tubundikiwe, bije kukurwanya, bije kugutera, bigasanga ukomeye. Muri iki gitondo tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo Imana ntikiza ibibembe bya Namani gusa, ahubwo ihindura n'amateka y'umuntu. Ibibembe birashushanya ubuzima bubi bw'umwijima bw'ibyaha abantu babamo, ariko iyo twegereye Yesu tukegera Uwiteka, adukiza ibyo byaha, ariko akaduhindurira n'amateka, akaduhindurira izina, akadukiza no mu ruhu. Abantu bararushye, isi irarushye, leta iririrwa ishishikariza abantu kureka inzoga, kureka ibiyobyabwenge. Abantu ntibabishobora, abantu ntibashobora kwifasha, kureka ubusambanyi n'ibindi bitandukanye, ubujura, ubwicanyi. Ariko Yesu Kristo akiza umuruho, Yesu Kristo akiza intambara zo mu muntu muri we, ze hagati ye n'abandi. Uwiteka ahindura amateka, umuntu akaba muzima. Reka dufatanye tuganire rero ku buryo Uwiteka ahindura amateka y'umuntu akamuhindurira izina. Ubundi dusenge, tujye mu mirimo yacu ya buri munsi dufashe umutsima. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya kabiri cy'Abami ibice 5 ku murongo wa 14. Abami ba kabiri ibice 5 ku murongo wa 14. Dusome mu izina rya Yesu. Nuko aramanuka yibira muri Yorodani 7 nk'uko uwo muntu w'Imana yari yamutegetse. Uwo mwanya umubiri we uhinduka nk'uw'umwana muto, arahumanuka. Turasubiramo. Nuko aramanuka yibira muri Yorodani 7 nk'uko uwo muntu w'Imana yari yamutegetse. Uwo mwanya umubiri we uhinduka nk'uw'umwana muto, arahumanuka, akira ijambo ry'Imana. Namani yari umugabo ukomeye, yari umusirikare, umutware mukuru w'ingabo, umugaba w'ingabo, umurwanyi mu gihugu cya Siriya, ariko Bibiliya itubwira ko yari umubembe. Satani afite ubuhanga bwo kwica abantu muri iyi si ya none, akabica impfu zikurikira ngiye kukubwira. Abantu baba barize, baba batarize, baba bakize, baba bakennye, Satani abica urupfu rumwe. Ikintu cya mbere ni ukugukundisha ibyaha, ugasanga umuntu aryohewe n'ibyaha. Iyo amaraso ya Yesu Kristo atarakugeramo, imbaraga z'Umwuka Wera uhindura ngo zikugeremo, ugira apeti y'ibyaha. Umuntu akazahazwa n'ubusinzi ku buryo inzoga imuhumurira, agahagarika ibindi byose akajya kunywa. Akanywa icupa rimwe, akanywa abiri, akiyongeza, akarara yicaye mu kabari. Umuntu akabatwa n'umwuka w'urwango, ntakunde umugore, ntakunde abana. Umuntu akabatwa n'umwuka wo kumva atashaka kandi ageze igihe cyo gushaka, akabaho wenyine. Umuntu akabatwa n'umwuka w'ubutinganyi, akumva ataryamana n'umuntu banyuranyije igitsina, ahubwo akararikira ibyaha. Inyota y'icyaha ikaba mu muntu. Iyo Satani amaze kwicara mu uwo mutima w'uwo muntu n'ubwo bwonko, ahindura imitekerereze y'uwo muntu. Ibitekerezo bye bikaguramira ku byaha, ubundi akamwica amaso, ntajya abona ko agowe, ntajya abona ko apfuye. Uwo nguwo rero Satani aba yamushoboye, akamwandika mu gitabo cy'abantu agiye kurimbura, akababuza ubugingo.
uyu muntu rero ikintu gitangaje ushobora gusanga ari umuntu utunze amamodoka, utunze amazu, ufite abantu atambuka akaba agira abantu atambuka bagapfukama, abandi bagatera amasariyotsi, abandi bagahita baceceka niba ari icyo bavugaga. Ushobora gusanga ari umuntu ufite icyubahiro kidasanzwe, ariko kandi ashobora no kuba nta kintu afite. Niyo mpamvu Satani nta muntu adahangara, waba ukize waba ukennye, icyo ashaka aba ari ukugutwara ubugingo. Namani rero we yari akomeye, yarinjiraga bakunama bagatera amasari, ariko Bibiliya ikavuga ko yari umubembe. Bisobanuye ko Namani ntacyo ari cyo kuko arakennye, nubwo afite amaranka akomeye, afite ibintu, ariko abuze ubuzima. Iyo umuntu rero adakijijwe aba abuze ubuzima. Umunsi umwe rero mu kujya gutera mu Isiraheli, barateye bajyanye iminyago, bajyanamo n'akana k'agakobwa k'akanyamasengesho. Icyo nkundira umunyamasengesho, agira amakuru, azi aho bakirira, azi aho basengera, azi Imana. Muri Daniel hari ijambo nkunda rivuga ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera, kandi nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Hakaba umuntu w'Imana Elisa wababwagamo n'umwuka wera, Imana ishimwe, akagira impano yo gukora ibitangaza no gukiza abarwayi, abantu bakamuranga. Iyo dufite imirimo myiza muri Kristo Yesu mu Mana, abantu baraturanga, bakajya bavuga ngo ibunaka haba umugabo witwa gutya ni umurokore, umugore witwa gutya ni umurokore. Ndifuza ko muri iki gitondo wowe unteze amatwi, iyi saa sita uyu mugoroba, ugira umwuka wera utuma abantu bakuranga, ukagira amavuta atuma abantu bagukunda, bakavuga ngo runaka ni umurokore, runaka ni umuntu w'umumaro kuri twe. Njya nkunda kubwira abantu ibintu bitatu dukwiye guharanira kwisobanukirwa, bigatuma twirinda ibyaha, kuba abantu b'umumaro imbere y'Imana n'abantu, kandi tukabera abantu umugisha. Uwo usengeye agakira, agasubizwa, wowe wigishije agafashwa, kubera ko wisobanukiwe ukimenya. Elisa rero yari yarimenya, amenya n'imbaraga ziri muri we, maze agera ku rwego n'abantu bamumenya, bakamenya imico ye. Ntihakagire umuntu ukubara ngo akwitiranye n'abasinzi, akwitiranye n'abasambanyi, ahubwo ingendo yawe ikwiye kugaragaza Kristo, imvugo yawe ikagaragaza Kristo, uko usa bikagaragaza Kristo. Ntihagire umuntu wirirwa gukekeranya n'ibindi bikorwa bidakwiriye. Uko wambara, uko wisiga, uko usokoza, bikwiye kugaragaza Kristo. Nuko ngo aramubwira ati, databuja nubwo ukomeye, ariko ndabona warashize. Iki ni cyo umuntu akwiriye kwimenyaho, ukamenya uti narashize, mfite umusonga, mfite umusumari w'ibyaha, ugafata umwanzuro wo kuvayo vuba, Satani ataragukura hamwe na gusobanurira. Aramubwira ati, ariko iwacu nubwo washize, hari umuntu w'Imana Elisa, afite impano yagusengera ugakira. Bene data, tujye turanga ubutumwa bwiza. Numenya hari daily bread, uyirangire mugenzi wawe. Ibi twirirwa tuvuga, abantu barikonekita kuri filime mbi zica ubuzima, abantu barikonekita ku byaha. Jya kuri daily bread, wumva ijambo ry'Imana, uryuze saa sita, uryuze ku mugoroba, usenge, soma Bibiliya yawe, soma igitabo k'indirimbo, fata umwanya wiragize Uwiteka. Ibi bintu birakora, bitanga ubuzima. Imana ishimwe. Uyu mugabo abyumvise, abyaza amakuru, yumvise ayabyaza umusaruro. Nicyo nkundira abasirikare. Nta musirikare umenya amakuru ngo abure kuyabyaza umusaruro. Afata umwanzuro, ajyayo, aravuga ati, ngiye kureba iyo Mana. Jya ufata umwanzuro, ujyeyo, ujye ku rusengero, urebe Imana, irafatika, irahari. Jya ufata umwanzuro, wumve ibi biganiro, wumve Imana mu matwi yawe, irafatika, irahari, iracyakiza ibyaha, iracyakiza indwara, iracyatanga amakuru utasanga ahandi. Imana imenye ejo, kandi telefone yawe itahamenye. Radiyo na televiziyo zivuga ibyabaye, ariko Imana ivuga ibizaba. Egera Imana mwene data twumva, egera Imana, egera abavugabutumwa, senga, ba maso, wicomeke ku Mana. Wicometse ku Mana abaho ntabagipfuye. Agezeyo, Bibiliya itubwira ko umwami wa Isiraheli ngo yashishimuye imyenda ye, yagira ngo bagiye kongera kumutera, ariko igihe cyari kigeze kugira ngo abamuteye ahubwo bagaruke baje kwihana. Imana rero ijya ishyiraho iherezo ku bintu bigutera, menya gusenga. Nibwo Elisa yamutumaga hati, nyoherereza uwo mugabo. Arangije aramubwira ngo rero genda wibire 7 muri Yorodani.
Iyi Yorodani dusoza tunasenga irashushanya Kristo n'amaraso ye. Uyu Namani ibi bibembe bye birashushanya ibyaha. Aragenda aca bugufi, guca bugufi biravuga kwemera gutsindwa n'ijambo ukihana. Ukareka kamere, ukareka ingeso. Nakubwiye amasubyo, abantu bameze nk'umuhini uriho amasubyo bahanda, abandi bagahanda Imana mu murimo. Imana irashaka impinduka, Imana ikeneye abantu bahindutse. Aca bugufi, ntiyareba ubujenerali bwe, wireba amadiplome ufite. Kubana n'Imana ni uguca bugufi, ukemera kuyoborwa mu iyo korari ubamo, ukemera kuyoborwa mu iryo torero ubamo nubwo waba urusha umushumba amafaranga, ukemera kugandukira uwo mugabo nubwo waba warize kumurusha cyangwa uhembwa kumurusha, ukemera ukubaha n'abana n'abakozi, ukemera kwicisha bugufi kubana n'abandi, ukemera kwihanganira ibibazo urimo. Ntabwo uzabana n'Imana utihanganira ibigeragezo urimo, ubukene, inzara n'ibindi. Amanukamo bwa mbere, amanukamo bwa kabiri, bwa gatatu, yuzuza 7. Bibiliya iratubwira ngo wari umubembe, aricyo twaganiraga mu kanya mu nsanganyamatsiko yacu y'uyu munsi. Imana ntikiza ibibembe gusa ahubwo ihindura n'amateka. Asohokamo ahinduriwe izina, yiswe umuntu muzima. Asohokamo afite umubiri mwiza. Asohokamo ari umuntu mushya. Icyubahiro yari afite ku isi kijya cyagira agaciro. Iyo dusanze Yesu, hari amazina dufite y'icyubahiro ariko adashobora kugira agaciro tutarakizwa. Hari umwana utarakura, hari icyubahiro cyo kwitwa umusore, icyubahiro cyo kwitwa umugabo, umusaza. Ibi byose ku muntu udakijijwe nta gaciro bigira, kuko usanga ari kwandavurika kururuka muri rigore kubera ubusinzi. Hari abo usanga bafatiwe ku ndaya bagakorwa n'isoni. Izina ufite niba ushaka ko rigira agaciro rikaba validated, injira mu maraso ya Yesu Kristo wibiremo. Niba warabatijwe ntibihagije, niba utarabatizwa batizwa, ariko niba warabatijwe urasaba kwiga guca bugufi ugahora ushaka Imana. Muri iyi yaremye ngo mpisemo guhora nkizwa, nkatura mu gakiza ke, sinzava mu gakiza ke. Uyu yasohotse mwasirimba, asohoka mwabyina, aba umujenerali kandi muzima. Hanyuma igitinyiro cy'Uwiteka kiri kubakorera Imana. Sengera abarwayi gutabarwa kwawe kuzavaho, bwiriza abantu ubutumwa gutabarwa kwawe kuzavaho. N'igihugu kiratabarwa iyo dukoreye Imana neza. Hasohotse umwanzuro ko batazongera gutera muri Isiraheli kubera ko hari umuntu w'Imana. Umwami agira amahoro, abantu basenga bagira amahoro. Amasengesho yacu afite akamaro. Utarakizwa nawe senga ube umunyamumaro. Imana ibaha umugisha, mwakire neza ijambo ry'Imana. Kwibira mu maraso ya Kristo, ukibiramo kandi ugakwirwamo wese. Kwidumbura muri Yorodani 7 nicyo bivuga. Nta kujya mu maraso ya Yesu igice. Niyo mpamvu arajyamo rimwe, agasubiramo kugira ngo ibice bitanyoye nabyo binywe, akongera kandi agasubiramo kugira ngo anabyumve, agasubiramo akuzuza 7 kugeza ubwo yari kwiri muri we yo kunanirana no kwishyira hejuru na kamere bisenyuka akaba umuntu mushyashya. Yari kwiri muri wowe kubuza kwihana, ni dayimoni ushaka kuzakwica. Injira muri Yesu, kwirwemo, wandike 7. Kwandikwa 7 bivuga kwinjiramo ugakwiramo. Ntabwo irindazi rijya ryarurwa ridahiye. Kwira mu mavuta, kwira mu icyo kigeragezo ukimetirize. Vana ubuzima muri Kristo Yesu, mu maraso ya Yesu Kristo harimo ubuzima. Reka tugufashe gusenga ku bintu bijya bikunanira. Kwihangana birakunanira, gukizwa neza birakunanira, kumesa kamwe birakunanira, kwambara imbaraga ziva mu maraso ya Yesu Kristo z'umwuka birakunanira. Uracyatsindwa, amaso yawe ntarakizwa, intoki zawe ntizirakizwa, umutima wawe nturakizwa, uracyarehareha. Turashaka gusenga kugira ngo Imana igukize. Ufite uburwayi, ufite inenge n'ingeso, ufite n'amasubyo wananiwe kureka, uracyafite utumenyetso tw'uko utibiye 7 ngushye neza, ufite utumenyetso tw'uko utariye umwana w'intama ngo urye n'umutwe n'amano. Hari ibyo utihanganira, ugututse uramwishyura, ugukubise uramukubita. Uracyafite muri wowe ibimenyetso bigaragaza ko amaraso ya Yesu Kristo atarakugiramo hose, cyangwa se nturakizwa. Ugize icyifuzo nawe umenya amakuru nk'uko Namani yarangiwe amakuru n'umukozi. Nanjye muri iki gitondo mbaye umukozi Imana ikoresheje ngo nkurangire amakuru y'uko kwegera Imana bikiza. Urashaka ko Uwiteka guhindurira amateka, akagukuraho umwaku. Yakobo Imana imaze kumukiza umwaku yabashije guhaha araronka, mukuru we ntiyamwica.
aravuga ati mbonye Imana sinapfa. Urifuza kumva Imana muri iki gitondo, kuri uyu munsi, bitewe n'igihe utwumvira? Ca bugufi tugufashe gusenga Imana. Uwiteka Mana Nyiringabo, mwene data yumvise ijambo ryawe, yumva yahinduka akagira ibyo ahindura muri we. Hari intege nke zari zaramubase, hari ukunanirwa, hari aho agira akananirwa karindwi ntikuzure. Ashatse guhinduka mu miterere y'agahinduka, akaba umupapa mwiza, akaba umubyeyi mwiza, akaba umusaza, umukecuru mwiza, umwana, umusore mwiza, akaba umukozi mwiza. Ndamusengeye ngo umwambike imbaraga, mushyireho igitinyiro n'igikundiro, muhindurire amateka, umukize burundu, akire abe muzima ariko ahindurirwe izina, abo uwahiriwe. Abo uwahiriwe, karitsiye atuyemo babimenye, umusozi atuyeho ubimenye, aho akorera ikigo kibimenye, ku rusengero bamenye ko ari umuntu uhiriwe kandi uhindutse. Tanga umugisha ku bantu bumva ikiganiro Umutsima wa buri munsi, tanga umugisha ku bagitangaho comment n'ibindi bitandukanye, tanga umugisha ku muntu wese utwumva, tanga umugisha ku gihugu, ku batwumva n'abatatwumva. Komeza kuduhembura mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ibahe umugisha. Shalom. Heavenly Father, we come in faith. Almighty God, we call your name. You change the story, you break the chain. You lift the weak and you heal the pain. You love us first, you fight for us. When fear speaks loud, you keep us sure. Every secret plot, every hidden dart, you see it all and you guard our heart. So we lift our hands and we stand in trust. Your power is higher, your love is enough. What was written wrong, you can right it right. In the name of Jesus, bring dead things back to life. Jesus, change our history. Jesus, change our history. We are victorious. We are victorious in Christ. Jesus, break the hidden word. Jesus, break the hidden word. Your kingdom covers us. Your kingdom covers us tonight. Transform our lives in your holy name. Cancel the evil, put shame to shame. Heal every body, restore every soul. What we have lost, make it fully whole. Where something died, let it live again. Where doors were closed, let them open then. Every waiting prayer, every whispered plea, we place it in